Ibihe byiza cyane kuri wowe mukunzi wa Kigali Tube nawe udahwema kudukurikirana umunsi kundi nibe gaciro komeza uzajye dukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho haba amakuru yo mu Rwanda muri Afrika ndetse no ku isi hose reka nizere komeze neza cyane kandi ibyirimo byose bikomeje kugenda neza cyane amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel sasa ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane kuri Prince Kid wafunzwe ku itariki 25 ukwezi kwa kane 2022 ni ku munsi wa mbere w'iki cyumweru icyumweru kigitangira Prince Kid yatawe muri yombi gusa uko iminsi iri kugenda iza cyangwa se itambuka amakuru ari kugenda zamuka na makuru mabi cyane kuri Prince Kid turi kugenda tumenya ukuri kugiye gutandukanye nyuma y'amajwi yashyizwe hanze na Miss Muheto ku munsi w'ejo ndetse bikaba inkuru ikomeye cyane noneho uyu munsi harandi majwi yasohotse avuga ibya Prince Kid hamwe na Iradukunda Elsa hamwe na Iradukunda Liliane ndetse na Meghan murabyibuka ko mu minsi yashize yasezeye muri Rwanda Inspirational Backup yarashinzwe communication asezera mu buryo budasobanutse twese ntabwo twigeze tumenya impamvu yasezeye muri Miss Rwanda iryo jwi ndibuze kuri kumvisha hanyuma ndabizi neza uri kubuze kumirwa kubera ko hari kuvugwa ukuri kwinshi cyane nyuma yuko Prince Kid atawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ntabwo ari ibyo gusa kandi mw'ijoro ryakeye ku mugoroba w'ejo First Lady cyangwa se madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasangiye cyangwa se yahuye n'abamiss barindwi harimo uwitwa Iradukunda Liliane ni mwiza Meghan ni Mutesi Jory Iradukunda Elsa Iradukunda Liliane Ingabire Grace ndetse n'uwa 2022 cyangwa se Miss uriho ubungubu witwa Muheto Divine Nshuti hanyuma bagira ibyo baganira nabyo turibuze kubigarukaho tumenye ese First Lady yababwiye iki uko byagenda kose ntabwo yari gusoza atababwiye ibihe bikomeye cyangwa se ku bihe bikomeye bari gucamo muri no misi umuyobozi wa Rwanda Inspirational Backup utegura Miss Rwanda arafunze byose turibuze kubigarukaho icyo usabwa no kubana nanjye cyane hanyuma ariko mbere kukumvisha iryo jwi kubera ko niryo turigomba guheraho ukamenya ukuri kwinshi cyane reka mbanze nkubwire company yitwa Maritime International ni company yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'igihugu cy'u Rwanda bikakugeraho mu Rwanda mu minsi mike kandi ku biciro biri hasi cyane bacuruzi namwe banyenganda mushaka kohereza ibicuruzwa byanyu hanze y'u Rwanda cyangwa se mwebwe bacuruzi mushaka gutumiza ibicuruzwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda abashaka kwimuka bava mu Rwanda bajya imahanga abashaka kwimuka bari imbere mu gihugu cyangwa se abakeneye ababafasha kudeduana ibicuruzwa byabo kuri za gasutamo mugane Maritime International hanyuma babahereze service nziza cyane ndetse ibintu byanyu bigende neza cyane kandi mu gihe gito uramutse ushaka gukorana nabo wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788305557 cyangwa se ukabagana aho bakorera mu mujyi wa Kigali hafi ya Convention Center ku nyubako izwi nko kwa Police Deni ubundi bakaguhereza service nziza cyane ibintu byose bikagenda neza cyane reka ne gutinda numikira ababa badutumye ahubwo reka mite nkomeza n'inkuru yanjye nkuko nabikubwiye ibintu bya Prince Kid bikomeje kujya hanze cyane nyuma yuko ku munsi w'ejo Nshuti Divine Muheto bivugwa ko yashyize hanze amajwi Prince Kid ari kumusaba kumuhereza ibyishimo ibyo byishimo byavuzwe n'abantu benshi ko yashakaga kumusaba ko bakorana imibonano mpuzabitsina ngira ngo ayo majwi ejo mwarayumvishe ndetse byatumye abantu benshi tumenya ibibera inyuma y'amarido muri Miss Rwanda twase tumenya ko ari abamisi bashyirwaho batatowe cyangwa se ari uko babikoreye ngira ngo ejo amajwi mwarayumvishe ntabwo ibyo ngibyo ari byo ngiye kugaruka ahubwo uyu munsi ngufitiye andi majwi agaruka ku bamisi batatu Iradukunda Elsa ni mwiza Meghan ndetse n'uwitwa Iradukunda Liliane ngabo bose baryamana na Prince Kid kandi ngobo ntacyo bibatwaye abantu bakibaza ese Nshuti Divine Muheto ni utandukanye n'abandi bamisi kuki we yabishyize hanze namajwi yafashwe n'undi mukobwa cyangwa se n'umuntu ubizi neza reka mbanze nkumvishe ayo majwi ndibuze kugaruka nyuma yaho gato yankubwira ibiri kuvugwa ko noneho uwitwa Iradukunda Elsa we anatwite inda ya Prince Kid namakuru ari kugenda zamuka kuri iyi kesi wowe ubane nanjye gusuribuze kumenya byinshi cyane byisumbuyeho reka manze nkumvishe ayo majwi is okay. Like let me tell you sibyonge byose mana we umva so like Elsa koko akunda Kid
but Kid ntagakunda Elsa, nta na rimwe Kid ngo yari yaclaiminga Elsa ngo avuge ngo this is my girl. Ni yagiye kurya abo bana bandi arababwira ngo Elsa ni unyikururaho, nyine like ntaga ajya mwemera habe na gatoya, kandi Elsa aramukunda. So rero Kid arya Elsa, he sleeps with Meghan, he sleeps with Liliane. Abo bakobwa uko ari batatu bose aryamana nabo, noneho niyo bagiye hanze abajyanana. No, uzi the sad part, they all know. Uri kumva, they all know ko Kid bose abaryo uko ari batatu, they are okay with it, barabyakiriye. Elsa is okay, like Elsa yabaye so submissive kuri Kid, hahandi she's okay kuba bizi ko bari abakobwa babiri arabarya kandi bose turagendana, ariko Kid yishimye. Uri kumva the level of mental, sinzi ukuntu nayita. Nyuma yo kumva ibyo Prince Kid yaganiraga na Muheto mu modokari, bikarangira bigiye hanze asaba kuryamana na Muheto, cyangwa se avuga ngo ese ko naguhaye ibyishimo byawe nanjye wamaye ibyanjye, wanze ko nishima. Niyo magambo Prince Kid yabwiraga nshuti Divine Muheto Miss Rwanda 2022. Nyuma y'amajwi ya trendinze cyane ku munsi w'ejo, uyu munsi hagiye hanze Andi Majwi. Ngira ngo umaze kubyiyumvira, yavuze abakobwa batatu: Iradukunda Elsa, Iradukunda Liliane ndetse na mwiza Meghan. Ni mwiza Meghan we yanasezeye muri Miss Rwanda cyangwa se muri Rwanda Inspirational Backup mu buryo budasobanutse. Ayo nandi makuru. Hanyuma ikintu kibabaje cyane nkuko uyu mukobwa umaze kumva yabivugaga, nuko abo bakobwa bose uko ari batatu bivugwa ko baryamana na Prince Kid, ngo bose ntacyo bibatwaye. Yaba Iradukunda Elsa ukunda Prince Kid cyane, Iradukunda Elsa wendi buze no guhita mugarukaho mu kanya, yaba ni mwiza Meghan ndetse na Iradukunda Liliane, ntacyo bibatwaye kuba Prince Kid bose aryamana nabo, ntacyo bibatwaye habe na gatoya. Hanyuma nkuko uyu mukobwa nanone yabivuze, uwitwa Iradukunda Elsa we akunda Prince Kid cyane, ndetse ari amakuru avuga ko yamaze kumutera inda ababyeyi ba Iradukunda Elsa bakaba barabuze uruhande bahagararamo. Ese Prince Kid azarongora cyangwa se azabana na Iradukunda Elsa? Ibyo ni ibibazo wakwibaza, kubera ko amakuru ahari avuga ko Iradukunda Elsa wibwira ko akundana na Prince Kid yamaze no kumutera inda, ubu ngubu ari mu gihirahiro yabuze icyo afata ndetse n'icyo areka. Ayo nandi makuru ari kugenda azamuka. Hanyuma nyuma yo kujya hanze kwa majwi ya Miss 2022, nshuti Divine Muheto niwe Miss Rwanda 2022, ejo hagiye amajwi hanze ari kumwe na Prince Kid yamurikodinze nyine birumvikana. Hanyuma ayo majwi akimara kujya hanze, bamwe bashimye Muheto abandi baramugaya, ariko abenshi bashimye Muheto kubera ko ngibi bintu byari birambiranye cyane, kubera ko byabaga cyane muri Miss Rwanda, ugasanga hari abantu bari kubona ikamba cyangwa se amakamba agahabwa abantu batayakwiriye, ndetse n'ibihembo bigiye bitandukanye bigahabwa abatabikwiriye. Nkuko Prince Kid, kubera ko ari amajwi birakekwa ngo ntabwo biremezwa, ariko abazi Prince Kid baravuga ko ari amajwi araye, nkuko Prince Kid yabyivugiye muri yo record ndende imara hafi iminota 16, yavuze ko yashyigikiye Muheto cyangwa se yakoze ibishoboka byose kugira ngo nshuti Divine Muheto abe Miss Rwanda. Ndetse ibingibi bikaba biri kuvugwa ko uwitwa Mutesi Jolly ashobora kuba yarumviye uwitwa Prince Kid agatangira gushimagiza Muheto, ndetse bikaba binafite ahantu bihuriye no kuba nshuti Divine Muheto yarasubije ibisubizo bisa neza nk'ibyo Miss Mutesi Jolly yasubije kuri finale ya 2016 ajya kwambikwa ikamba. Ndetse bimwe mu byatunguye abantu Prince Kid yavuze muri yo kuri kodi ndende nakubwiye yamaze iminota hafi 16, Prince Kid yabwiye Muheto ngo Mutesi Jolly aherutse kumamagara mu minsi yashize, hanyuma arambwira ngo Prince Kid ndagushimiye cyane, ndetse aranamubwira ngo ngiye ataza kuba we ntabwo Miss Mutesi Jolly aba ari uwariwe ubungubu. Yarari kumushimira cyane. Ibyo ngibyo ni Prince Kid wabibwiraga Muheto muri yo record ndende, ndetse anamusaba ko yamuha ibyishimo bye. Hakomeje kugenda havugwa amakuru menshi cyane, ndetse nkuko nabikubwiye nyine nyakubahwa Madame Jeannette Kagame cyangwa se First Lady yaganiriye n'abakobwa bagiye batandukanye, by'umwihariko abitabiriye Miss Rwanda 2022, ndetse n'abandi ba Miss bagiye batorwa kuba ba Miss Rwanda mu myaka igiye itandukanye, barimo ba Jolly, Elsa ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Umunsi w'ejo yaganiriye nabo, hanyuma abihanganisha mu bihe bikomeye cyane bari gucamo, ndetse anababura
ababurira cyangwa se abahimanuro zo gutangira kwiga gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza. Ibyo nibyo baganiriyeho ku munsi w'ejo. Ayo n'andi makuru ari kugenda azamuka, ibyo yabibabwiye abizi neza ko Prince Kid cyangwa se ukuriye cyangwa se umuyobozi wa Rwanda Inspirational Backup aherutse gufungwa cyangwa se gutabwa muri yombi ku itariki 25 yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bamuziza cyangwa se bamushinja ihohotera rishingiye ku gitsina yabereye muri Miss Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Nubundi andi makuru yose uzajya uyasanga hano. Icyo usabwa no kubana nanjye cyane, ari nako ngushimira cyane. Nkomeza no kukubwira company yitwa Maritime International, ni company nziza cyane yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza imahanga, yagufasha kwimuka uva mu Rwanda ujya imahanga, yagufasha kandi kwimuka uri imbere mu gihugu, yanagufasha kandi kudedwana ibicuruzwa byawe kuri za gasutamo. Icyo usabwa ni kimwe no kubagana aho bakorera mu mujyi wa Kigali hafi ya Convention Center ahazwi nko kwa Police Deni, cyangwa se ukabahamagara kuri 0788305577 ubundi bakaguhereza service nziza cyane. Komeza kugira ibihe byiza, Nyagasani Uwiteka komeze kubana nawe cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, kuri Instagram nitwa Ikwishimwe 13. Komeza kugira ibihe byiza. Ciao.